hari ibintu buryo ushobora kuvuga cyangwa se ushaka kuvuga ariko umutima nama wawe ukakubwira ngo byihorere. Ibyo nawe bijya bikuba, sinzi nabikuba ariko bishobora kuba bikubaho. Rero Bibiliya iravuga ngo uvuga ko hari igihe cyo guceceka, uvuga ko hari igihe cyo guceceka n'igihe cyo kuvuga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko kuba uriho ntago ari ugushaka kumenya kuvuga gusa. Kuba wowe uri wowe ntago bishaka kuvuga ko ari ukumenya cyangwa se kugira ubwenge, ntago bishaka kuvuga ko ari ukumenya kuvuga gusa, ahubwo bishaka kuvuga ko hari n'igihe ugomba kumenya guceceka. Rero ijambo rimwe rishobora gusenya ibyo wubatse imyaka myinshi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo buriya nuzajya kuvuga ujye ubanza utekereze ku gisubizo ugiye gutanga cyangwa se ku ijambo ugiye kuvuga, kuko ijambo rimwe ushobora kuvuga rishobora kwangiza ibyo wubatse imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwawe. Ijambo rimwe gusa ntimugenda mubibona se, hari abo bigenda bibaho, ariko ntago mbikwifurije. Gusa niba wemera ko Imana ari itanga ubwenge, ugomba kuyegera. Niba wemeranya nanjye rero andika ngo amen.